ntabwo nkunda umuntu ukina imikino mwana wizana imikino ureba ubuzima buri Kigali ukuntu bumeze ibaze ko natwe ubwacu kuba turi batatu ari ikibazo ubibona neza ko kugira ngo ibiryo by'abantu batatu bibashe kuboneka ari ikibazo wizana ibintu byo kuzana impinja n'ibiki n'amapamba ariko noneho narumbiwe impinja we umugabo wabyaye noneho wavuze ko nta soni ugira reka mubwire uretse nkubwire neza niba unteze amatwi uri kunyumva sibyo ntabwo ndi tayari kubyara undi mwana kakanya sibyo uwa mbere pampa n'ibibazo byiwe narabibonye aho byari bingejeje rero reka tubeho nk'abantu bapuraninga ibintu uko bizagenda sibyo igihe cyo kubyara umwana wa kabiri ntabwo ari iki not now byazujyane n'ikijya gupfura mu magambo uvuga wowe zaragize ubwara baramuragiza wazaze ugira discipline square yo wabyaye message yakwayombesha numva iki ndarwite ni yawe ndayijyana he guys rizeye ko kamera imeze neza mumeze mute guys ikintu nakubwira kino raho yo boss n'ubumara plaque y'uyu boss ndateguriye umugabo waje urumva mubwira gire ko ntwite ariko ndabizi neza umugabo waje icyo kintu yire ko aracyumvikanye dufite igihe tuzogerera kubitekerezaho ko twabyara ndi mwana guys mwebwe muze mutegereje buvere yakisi umugabo waje uraharanyica mana sinzigire bite byaso baby niki ndaranyishe ndarakwishe byagenze bite none se ko nyine nkusuza uryamye mu cyumba ukabuje muri salo bigenze bite ndakunye naga gusakuriza umwana ndari kukurya yamaye na data ndari kukurya se byagenze bite ntabwo ameze nabi sereranyishe sereri nguha amazi se reka nkuzanire ku mazi wereka nguha amazi make ndashaka kuruka ushaka kuruka mama kandi biri biki abanyarwanda none se umva mubwire tujye kwa muganga basese ikiro nicyo njya mpfa nawe ubyutse umeze gukere ukuntu umeze none ngo ntabwo tujya kwa muganga waze tukajya kwa muganga se bakareba ikibazo ufite ikibazo ufite ndakizi ikibazo ufite urakizi wabaye iki se kandi mbwira basi ni ikihe kibazo ufite kubabara nyine ndabyumva uri kubabara ufite iki kibazo nyine mbwira reka tujye kwa muganga mana ntukajye ukunda gukinisha ibintu byo kugira ikibazo nk'uku nguku sibyo reka basi icara mu ntebe sibyo ndebe ukuntu nagushakira intuza ntabwo njya kwa muganga ariko uzi waze ndakubwiye ko uzi ibyo urwaye wowe urashaka y'iki icara nyine icara gato ni ikihe kibazo ufite basi reka ikinyendaro aya baba biroze kugenda bisakuriza kagurirwa kubaho nabi gahambira tubibuka hamba we barashakira ubugata abana abana bahita mu ngezi ubwoba turita dukomeza sibyo ngiye kwita nkuzanira amazi we nta kibazo ndagusukira dukeya utumwe ariko we nyine gahunda yawe no kubizi ikibazo ufite sibyo kugira ngo dukurure iminota nyine nawe mbavuze iby'amazi kugira ngo byihuta dukurure iminota ngo we sinyashaka ready turita dukomeza kandi tuzamura amajwi umva reka nkwereka sibyo ihangane sibyo reka basigaye ku mazi nyine se akumva nuka dusakuza cyane unaguze ko abantu baba bari hano hanze abaturanye akira nko ku mazi turebe umva none se bari tukajya kwa muganga mwana shabe reka ubwire icyo urwaye ndakizi shiri wanjye urwaye iki se nyine siko yagiye
nabanza ngo nafashe ku mibabaro mfite uhangayikishijwe n'ibyo ndwaye ntamwumvira kandi umuntu ari harataka ubyutse mu gitondo utaka uri uragera gutya n'izindi ndagufasha gute nakujyana kwa muganga kugufasha kwa mbere nuko mujyana kwa muganga bakakurebera ikibazo ufite ibindi tukabivugana nyuma nyiri urumva reka njye gushyira gashyiremo ikabutura vuba basi cyangwa reka nshyiremo agakabutura basi ndajya ku kazi mvuye sibyo oya reka nshyiremo agakabutura uyu papa aje kubwira ariko ni iki biro baje kubwira imbere yo kwambara gira vuba nyine urabona maze iminsi yire numva afite isereri ukuntu nta peti ifite sibyo ikanyuzamo nkumva ndashaka no kuruka noneho rero nagize ngo narwaye inzoka njya kugura imiti kuri farumasi y'inzoka nyine ndayinywa ndangije kuyinywa kugira bigakomeza birakomeza sibyo budarayisha ariko ntabwo uri kurasa ku ntebe reka mbaze namba reka nyine ndi kukubwira ikibazo ufite baducyumve ubundi ubone kwandura niba uri bujyane kwa muganga none se reka wubaze wowe urashaka kumbwira ngo tugende utanamvishije n'ikibazo ufite ngo wumve niba ni ngombwa kugera kwa muganga nyine ngawumbwira ikibazo ufite ni iki urumva maze kumva rero nta kintu byatanze ibyo binini kandi nabinywa bigahita bimfasha nasubiye kuri farumasi nyine mpita ntangira guteka utuntu nyine rero ejo naripimye nsanga ndatwite nsanga ndatwite kutishimye se kutishimye ntabwo ushaka kubyara agahungu waripimye se bitanamenya ko utwite umuhungu ntuzi ko mbona utishimye kandi uzi ko dufite umukobwa ntabwo waba ushaka agahungu iyo mikino ntayo nshaka umva nkubwire mbabarira purize niba urwaye mbwira niba utayari kujyane kwa muganga cyane niba uri kurazana ibintu by'imikino ahangaha urutwite se utwite umuntu uza twite atari murona ideze yakubwiye ko ndi murona yesu we nazarete kristo ku igare none se ntabwo usanga uri murona kera yakubwiye ko ndi murona wakureka ngo uhise ugira ikigori aka kanya ntabwo wambwiye ko baguteye niba byo ukaboko rero mu kaboko ngo bagushyire reka numvishije bimbangamira mbi nkakuramo uzundi kubyara umwana ntageze imyaka 2 kuba twabyara umwana bigutwaye ariko reka nkubwire shamana yesu n'ijoro oya mbabarira tureke ibintu byo kuzana brag mu buzima mana ibintu biba biri related n'ubuzima bwa buri munsi wambwiye ko uri muri Onapo sibyo ibyo bintu wibinzana kuko ujya none kuba bimbwiye ko uri muri Onapo ujya kubikuramo ko utabimbwiye none se niwe kari muri wowe hako rero none habagana iyo ndabumva ko igiyemo niwe wayishyizemo ubwo niwe wayineye yagiyemo hanyuma ko nayigushyizemo asubura ukumva njye nta ruhare mfite mu kumenya ibibazo byawe ese ko bana wajya ngo niwe ugiye kujya kuri stress zo gutwita nawe ugiye kuri stress zo gutwita hanyuma se ibizatunga uwo mwana n'igihe uzaba uryamye ahangaha mu rugo ugaramye urura twita bizagira uretse mubwire uretse ntuzamare kubi nta n'isoro ufite uretse kubwiki uwitonze hakura ari isoro ufite uko wagira muri kubanza uvuga ntabwo nkunda umuntu ukina imikino mwana wizana imikino ureba ubuzima buri Kigali ukuntu bumeze ibaze ko natwe ubwacu kuba turi batatu ari ikibazo ubibona neza ko kugira ngo ibiryo by'abantu batatu bibashe kuboneka ari ikibazo wizana ibintu byo kuzana impinja n'ibiki n'amapamba ariko noneho narumbiwe impinja we umugabo wabyaye noneho wakuze ko nasoro ugira reka mubwire uretse mubwire neza niba unteze amatwi uri kunyumva sibyo ntabwo ndi tayari kubyara undi mwana kakanya sibyo uwa mbere pampa n'ibibazo byiwe narabibonye aho byari bingejeje rero reka tubeho nk'abantu bapuraninga ibintu uko bizagenda sibyo igihe cyo kubyara umwana wa kabiri ntabwo ari iki not now ntabwo ari aka kanya sibyo ndabizi abagore mufite ukuntu muzi ubwenge bwinshi cyane muzi ukuntu mubikemura sibyo uko kuri message yakugezeho abari no kongera kuvuga ariko warasaze wa mugabo nyamara babora abo mutwa hatagikora none se reka nkubaze ikintu kimwe sibyo nta kibazo niba nayo makosa yabaye ndatwite sibyo ndatwite hanyuma se niba ntwite inda njyane oya yikuremo ngo kirisitu wakibeho Yesu mwami Mana wabambwe
ikuremo ariko uzi ko utagitekereza neza ikuremo idakuramo inda. Hari umugore ufite umugabo akuramo inda nyine kuba atayikuramo se nuko bitashoboka kureka nkubwire kwe ugiye kunshyira ku gitutu cyo kurera umwana wa kabiri urana ndi tayari mwami Imana icyo cyaha ni Imana ikikubabariye none se utaranabaho ikikubabarire. Reka nyine manze nkubwire n'uyu nguyu dufite ejo nazajya kwiga na minerivare sindanayibona nta n'ikintu kimwe nabona none hagiye kuzaho no kuba ngiye gutangira kurera wa kabiri n'uwa mbere atarajya no ku ishuri. Umugabo ntawe urapfunda umutwe ibipfunsi iki umva ntaho mfiteho gupfunda uwo mutwe n'ibyo bipfunsi. Njyewe mfite kurera umwana umwe uwo wa kabiri tuzamurira igihe kare ariko zibara yagira ubwo ntimereye neza kuko urabizi iyo ntwite inda mu mezi ya mbere imerera nabi aho kugira ngo unafashe uzubane nanjye muri iyi minsi imeze gutya nkeneye umuntu tubana anyitaho iyo minsi noneho ni wowe urimo uranyongerera na stress ariko nawe ubwawe uri burashaka uretse gato gatuma nkubwira nabi please tujye tubasha kubahana kujya inama abantu rero abana barabyumvikana wagiye gukuramo ako kantu utabimbwiye ngewe nzi ko kakikurimo ibya message yo kuvuga ngo uratwite jamais kuri ngewe sinshaka no kuyumva kuko twakabaye twarabyumvikanye nkabanzi ngo uwo mwana wa kabiri azavuka nabigizemo uruhare tubizeranyeho we rero ne baragakuyemo kemera no gutwita uwo mwana wa kabiri ubwo kerekane batari uwanjye kereka ubwo mwana ne batari uwanjye biranashoboka ko atari uwanjye wenda ufite undi uzamuragiza kuko nsigaye mbona isi zamuragiza abana barabaragiza n'inka siko rasoro ugira wajyaza ujyana n'ikijya gupfura mu magambo uvuga wowe zaragiza ubwara baramuragiza wazaza ugira discipline siko yabone wabyaye message yakwayumvisha numva iki ndantwite ni yawe ndayijyana he nta mwana ntabwo ndakuramo inda icyo cyasirara gikwa n'Imana yazakibabara nta kibazo uzite kuri uriya yarayenze nzita ariko kuzana iyo furi yo kubwira ngo nkuremo inda umuntu w'umugabo atinya gufata inshingano abana babiri bakunanira batananira ubona afite ubushobozi bwo guhandana kuki utagushaka se kugenda ukorera urukundo hanyuma se nkora uhabure niba wirirwa ujya gukora se ku kiwumva wabo uretse nkubwire iyo nda yawe idatangira no gutuma unzana no kunyubahuka nturabura uryama urumva wimfata nkaho ndi mburamukoro kuba ntari tayari kurera umwana akabiri kakanya winza nawe byo gushaka kumbwira amagambo mabi nari ejo bundi yakubwiraga ngo reka please nta kindi kintu ushaka kongera kuvugana nawe ejo bundi yakubwiraga ngo umva baza wumve ejo bundi nkubwira ngo reka ndi muri iyi minsi ndi mu bihe bitari byiza wavuze ngo iki ntabwo bindeba wavuze ngo iki ntabwo bindeba wavuze ngo iki kuba waravuye muri onapo kuki utambajije impamvu mubajije ngo ntabwo ndi mu bihe byiza umuntu uri muri onapo avuga ibyo bintu kuki icyo kintu utagitekereje kanje kamubwire w'insemburamana niba bakubwira ngo onapo irabangamira rero bafite amasera y'intego ameze nabi nananutse nashizemo bana ntatangiye kuzana umubiri ukendeka rero ndeka nakubwira ibyo bibazo ubyihandoringe ku giti cyawe ntongeye no kunkora bakubwire ngo hano se gito ndekura nshaka kuvugana nawe sheri bwira ubwire babarize ubwire ndakwise nta kintu ushaka kuvuga please ubwire nta kintu Imana kanjye gukaraba nigendera urumva neza ntukageze mu mikino hano ako pe umubagaye mama nkababwira ibi bintu cyangwa ubabagara amaboko ibi bintu yabyishimiye sawa guys nkabo ibyo bitegereje ahubwo kuba ntari yishyi nyine aranyubashye nk'umugore utwite ariko abadamu bijye mwibuka ibi ayo makosa ari bukayakora uri kuvuga ibiki ntacyo sete kuvuga ibiki umva ubwire papa rero ntabwo urawubwire hagamze ntacyo tuvuga papa rero umva nkubwire mwana wanjye ni iki nyine mva nyine ngwino ubwire nyine ngwino nkubwire se waje kubwira mbwira nyine nicyo ushaka kumbwira nawe ntukajya ukunda kunzanira imikino ibyo bibazo bihandorega ku giti cyawe nawe nawe nyirabyo kora hano iki se kora hano ntabyo nzi Imana kora hano nyine hasera uri kuvuga se wanyumvise ntabwo umva kora hano oya byihorera nyine kora hano ntabyo nshaka kumenya kora hano ntabyo nshaka kumenya sibyo icyo nkubwiye cyo ntabwo Imana se kari plan reka nkubwiye ntabwo Imana azavukira muri iyi ni plan kadadi
Ako se kuki cyane ukajya ukunda ni prank ni prank nyine nabyumvise reka ngende ese kuta ntabwo nshaka kuvuga ndumva se kuta nambabarira kuserure uyu mugabo na prank yanana numva ko ari prank ako uyu mugabo waza buri wazabikora byaya byo nkana twita ubundi ko papa nayisajije gutya